ya ndabasuhuje cyane abakunzi bacu kuri channel yacu ibigezweho updates. Byaragahinda kenshi ishavu n'akababaro ku muryango w'umusore witwa Semahoro Patrick w'imyaka 29 ubwo yakoranaga amasezerano ya burundu yo kubana n'uwo yihebeye witwa Nyantore Aime w'imyaka 50 utuye mu gihugu cy'Ubwongereza. Umusore yagize amahirwe yo kwibonera umukobwa cyangwa se umukunzi we w'imyaka 50 n'umudiaspora. Ngo n'umuhango wabereye imbere y'umwanditsi w'irangamimerere akaba n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Gashaki Ntambara Aran, ubera imbere y'abaherekeje abageni ndetse na bamwe mu baturage b'umurenge wa Gashaki bari baje gusaba serivisi zitandukanye ku murenge. Bibutsa ko uyu murenge wa Gashaki ni umurenge uherereye mu karere ka Musanze mu ntara y'Amajyaruguru, niho uyu muhango wabereye. Inkuru dukesha ikinyamakuru Isonga News ivuga ko umunyamakuru ngo akimara kumenya iby'inkuru yanyarukiye ku murenge wa Gashaki ariko ntiyabasha guhabwa imvamutima za Semahoro Patrick n'uwo yikundiye Nyantore Aime kuko birinze kugira icyo batangariza umunyamakuru. Nubwo yemeze gutyo gusa ariko umubyeyi wa Semahoro Patrick witwa Mukubano Charles Kubwayo we yagize icyo atangaza. Yavuze ko atanyuzwe n'icyemezo cyafashwe n'ubuyobozi bw'umurenge nyuma y'uko atambamiye iryo sezerano ariko bikarangira badahaye agaciro ubwo butambame bwe. Umubyeyi we yagize ati sinishimiye icyemezo cyafashwe cyo gusezeranya umwana wanjye nibyariye w'imyaka 29 n'umupfakazi w'imyaka 50 kandi natambamiye uwo muhango nk'umubyeyi w'umwana wanjye ariko ubuyobozi ntibubihe agaciro. Ibi byanyeretse umuco mubi wa ruswa ukunze kuvugwa mu nzego z'ibanze. Umubyeyi ntibyamushimishije, ntiyashimishijwe na gato no kubona umwana we w'umusore umeze neza cyane udafite ikibazo na kimwe agiye kurongora umukobwa cyangwa se umukunzi we w'imyaka 50. Uyu mubyeyi we yanabikabirije cyane akoresha ijambo rikomeye cyane ngo agiye kurongora umupfakazi w'imyaka 50. Uyu mubyeyi yakomeje avuga ko impamvu atishimiye icyemezo cyafashwe n'ubuyobozi bw'umurenge ahubwo akabihuza na ruswa. Umubyeyi yagize ati hariho itegeko rigenga abantu n'umuryango n'uburyo imihango y'ishyingirwa ikorwa ariko harimo byinshi birengagije ahubwo bagakoresha ububasha bafite mu nyungu zabo bwite. Icyambere basezeranije abantu batavuze ibisekuru byabo ngo harebwe niba batahurira ku gisanera cya 7. Ikindi ntibubahirije ihame ryo gusezeranya abageni hashingiwe kuri umwe muri bo utuye cyangwa ukomoka mu murenge wa Gashaki ndetse ntibanubahirije ibyo umuco nyarwanda uteganya mbere yo gusezeranya abakundana birimo n'ubwumvikane bw'imiryango yombi, ushyingira n'ushyingirwa. Sinaringamije kwica ubukwe bwabo ahubwo nk'umubyeyi naringamije ko bumva gutambama kwanjye noneho isezerano rigakorwa nyuma yo kubahiriza icyo amategeko ateganya. Ari nayo mpamvu nsaba ko iryo sezerano ritahabwa agaciro cyangwa se abakandagiye itegeko bakabibazwa. Umubyeyi w'uyu musore yarakaye cyane kuri we yumvaga umwana we yaza kumugisha inama mbere yuko asezerana n'uyu mugore w'imyaka 50 wituriye mu gihugu cy'Ubwongereza. Ariko uyu mubyeyi nanone ntagazi aho iterambere rigeze. Abantu benshi babishakira abadiaspora. Umusore yigiriye amahirwe yibonera umudiaspora. Bamugani wabivuga imyaka ni mu mibare ko yasezerana n'umuntu w'imyaka 50 ntacyo bitwaye. Icy'ingenzi nuko bakundana. Icy'ingenzi nuko yiboneye umukunzi kandi umukunzi w'umudiaspora wituriye mu gihugu cy'Ubwongereza. Ese ubundi amategeko y'ishyingirwa ateganya iki? Ubundi itegeko nomero 32 akarongo 2016 ryo kwa 28 z'ukwa 8 2016 rigenga abantu n'umuryango mu ngingo zaryo y'166 167 zigira ziti duhereye ku ngingo y'166 ugushyingiranwa k'umugabo umwe n'umugore umwe gukorera mu butegetsi bwa leta ku bushake bwabo niko konyine kwemewe n'itegeko.
Uku gushyingirwa gukorerwa ku mugaragaro imbere y'umwanditsi w'irangamimerere w'aho umwe mu bashyingirwa atuye cyangwa aba. Abanyarwanda baba mu mahanga bandikishiriza kandi bagashyingirirwa mu biro by'uhagarariye u Rwanda muri icyo gihugu. Ingingo y'137 yo iragira iti ishyingirwa rikorewe imbere y'ubutegetsi rishobora kubanzirizwa n'imihango gakondo ndangagaciro y'umuryango nyarwanda irimo iyi ikurikira. 1. Umuhango wo gusaba no gufata irembo uhuza imiryango y'abifuza gushyingiranwa ikemeranwa ko nta nzitizi yo gushyingiranya abana bayo. 2. Umuhango wo gusaba umugeni no gukwa ugaragaza amasezerano y'ubwumvikane hagati y'imiryango ibiri yemeranya ko umuhungu n'umukobwa bayikomokaho bazashyingiranwa kandi ko iyo miryango yombi izakomeza gufasha no guhagararira ishyingirwa ryabo. Icyakora iyo inkwano itabonetse ntibibuza amasezerano y'ubushyingiranwa kwemerwa. Ngibyo ibyo itegeko riteganya ku byerekeranye gushyingirwa kw'abantu babiri hagati y'umugabo n'umugore cyangwa se hagati y'umusore n'inkumi biyemeje gusezerana imbere y'amategeko. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Gashaki Ntambara Alan kuri izi mvururu zabereye imbere yabo we avuga ko nta burenganzira afite bwo gutanga amakuru. Uyu muyobozi akaba yagize ati nta burenganzira bwo gutanga amakuru mfite ahubwo mwabaza umuyobozi w'akarere kuko ubwo twari mu itorero Isonga batubujije kuzongera gutanga amakuru. Nubwo hari benshi batashimishijwe n'ishyingiranwa rya Aime Nyantore umukunzi wa Semahoro Patrick utuye mu gihugu cy'Ubwongereza, ariko abangaba batabyishimiye akaba ari abo ku ruhande rw'umuhungu. Abo ku ruhande rw'umukobwa bo babyiniraga ku rukoma nyuma yo gusezerana ku bana akaramata aho basezeranye ivangamutungo rusange. Ngaye nguko ngaya makuru ari kuvugwa. Semahoro Patrick umusore w'imyaka 29 akaba yitomboreye umugeni we, akaba yitomboreye inkumi ye y'umudiaspora yitwa Aime Nyantore, bakaba basezeranye imbere y'amategeko mu murenge wa Gashaki aha ni mu karere ka Musanze, ariko abagize umuryango w'umuhungu bakaba batabyemera habe namba, bakaba batabyishimiye. Kuri bakaba bumva ko isezerano riramutse riteshejwe agaciro ari byo byaba ari byiza cyane. Ariko ku ruhande rw'umukobwa abagize umuryango bo barishimye cyane, bishimiye yuko Aime Nyantore atomboye umusore mwiza cyane, bakaba bagiye kubana akaramata. Ndabashimiye cyane. Iyi ni channel igezweho updates.